Fites. Ebyiri. Umeze ute se? Meze neza, wese umeze? Meze neza nyine nanjye. Ugiye se? Ngiye aho ngaho imbere gatoya. Nyine ntose shakaga ikintu nshaka kubwira. Nyine ndakuzi, ndakubona nyine kenshi ucaho. Ese sunzi? Ndakuzi cyane nanjye. Nyine umuntu akenshi turahura, hari n'igihe wowe utambona, ni ukuri. Ubundi nshaka kubwira naragukunze. Ngo? Haki ya Mungu nakupenda. Umva nanjye basi nagukundaga nyine ariko nkabura ukuntu mbikubwira nyine. Mwana we. Ariko ntabwo nshaka ko dukundana. Nyine icyo nashaka kugusaba banza ushaka ntuzajya umbona ujye wirukanka, kuko iyo nkubonye njyewe ndatitira. Niyo nkubonye ngira ubwoba nkagira isoni, numbona ujye wihisha cyangwa wirukanka. Nanjye iyo nakundaga narihishaga, ni ibyo ngibyo nyine. Mbone wihishe kuko nyine mbuze amahoro. Nubwo mu Rwanda umutekano ari wose, ariko iyo nkubonye mbura amahoro. Mfasha rwose, uzaba umfashije nyereka urwo rukundo. Ese ko tugiye kwimukira mu gipangu cy'iwawe? Ese nta nubwo nansize. Nahita mpfa. Alo mama, noneho ndabyemeye. Nushaka ko njyanye muri interina mariyo n'umwaka, nemeye kwiga rwose, ndabyemeye. Ndagukunda, bye.